mpagumye noneho iwacu noneho yaza hariya hepfo yahamagara ngo Tereza we ntitaba, nakwitaba ubwo nyine nkaba ndagiye, nakubwira iwacu ngo ugiyeyo reka da, nkafata umwana nkahita ngenda. Ubwo rero nabikoze igihe kirekire kandi kinini, ntabwo ndera amasaha yo kubivuga no kuko ari umuntu woroshye, yoroshye cyane, muterura akancika. Ndavuga nti nabona umwana wabaye gutya, nubona azagira intege nke, nubona azagira ikibazo, umbabarire ntazamutera. Ubwo nanjye nakoze rero izamu, muryamisha muri salo nyine aho kugira ngo naza ahita amubona, akageza akamusanga akamuga ati yewe shawu umeze gute. Buriya se ari umwana mwiza cyane mu maso, ari inzobe, yakuraga umutwe, ahandi hose ntihakure, ariko ndabireba ndabyihanganira kuko natangiye ndirimba ngo ndi umukristo mu bintu byose ngeze ku gupfa. Ngenda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Ngenda umukristo mpora mbihamya, nawe igihugu cyose cyanseka. Ngenda umukristo wo mu mutima, kuko usigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ngenda umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Ngenda umukristo nturambihamye, ngakomeje n'urugendo rwanjye. Ngenda umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nitubane nzahorane. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nitubane nzahuranesha. Ngenda umukristo ndi umwimukira, ndakomeje n'urugendo rwanjye. Iby'ino mu isi byose ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ngenda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Njyewe ngenda umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza
ibyago byose nkumva nduhuwe numamiye sunjewe ngende Kristo uko ndi kose maze ninumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Haleluya, haleluya. Bakunzi badukurikiye kuri Kwizera Sara Rwanda, tubashuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije amahoro y'Imana kandi tubifurije kugubwa neza mu mwami. Nk'uko dutangiye turirimba indirimbo ivuga ngo njye ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Mu buzima bw'umukristo aba yumva yahura ari umukristo mu bintu byose uko byagenda kose akageza no kugupfa. Imana ibamugisha. Ndabari kumva kuri mikoro ni Toneste Ntirenganya, niyo mazina yanjye, ndabakiriye kuri Sara Rwanda. Mbifurije kugubwa neza rero, ngaho nimukomere. Abadukurikiye bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, tubifurije kugubwa neza mu mwami. Ndetse mu mujyi wa Kigali namwe turabashuhuje, tubifurije kugubwa neza. Ntabwo ari aho gitambika n'imipaka tukagera ku mpande enye z'isi. Abadukurikiye bari muri Afurika, abadukurikira bari i Burayi, abadukurikira bari muri Amerika, abadukurikira bari muri Aziya, mwese tubifurije kugubwa neza, tutibagiwe n'intara ya 5 y'abadiaspora bumva ururimi ducishamo ubutumwa bwose. Imana ibaho umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana atubwiye ko we ari umukristo mu bintu byose kugeza gupfa. Reka tumusabe abibwire. Karibu mubyeyi mwiza, wambaye neza, ukeye, urimo uravuga ko azahora ari umukristo kugeza gupfa. Ibwire abaguteza amatwi muri kano kanya. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Nitwa Tereza Mukandamage. Tereza Mukandamage. Singera kuri Kicukiro Paruwasi. Ninjye wavugaga ngo ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Uko niko kuri kwanjye kuri mu mutima wanjye, ngira ngo nawe wabyumvise ukurikize kandi ubigenderemo. Imana ishimwe cyane. Aratubwiye ngo niwe wavuga ko ari umukristo kandi akazahura ariwe kugeza ku gupfa. Tuganirize nimba waremeje kuba umukristo kuzahora uri we, watangiye ryari kuba umukristo? Njyewe ntangira kuba umukristo menya Yesu ko akiza nabimenye muri 82 nibwo namenye ko Yesu akiza, nibwo namenye ko kumukurikira ari ngombwa, nibwo nabonye amahoro n'umunezero, kuko ntaramubona nta munezero nari mfite. Utaramubona nta munezero wari ufite. Kuva muri 80 wabaye umukristo kugeza n'ubu uracyari umukristo? Ndacyari umukristo. Uzi kubishikamyemo? Yakomeje ahubwo. Urakoze cyane, urakomeje kuba umukristo. Ariko kandi tuganirize, nizihe nyungu wabonye mu bukristo bwawe? Inyungu ya mbere nabonye ni amahoro. Amahoro. Kuko nta mahoro nari mfite, nari narababaye ndi mutoya, ariko birakomeza kubwo kuvuka mu miryango idakijijwe. Sinigeze menya gukizwa ibyo ari byo, ariko noneho rero nkomeje nkuze gakeya, kari gakeya, sindi bubaho ubuhamya, gusa nagira ngo mbabwire inyungu yo kuba umukristo no kumenya Yesu neza. Nuko icyo gihe rero mu rugo bahoraga barwana, batongana, urumva no ku buzima bwacu bwo bwabaye bwo birukanka, mama yahukana, tumukurikira, dusigara twenyine, urumva ko nta mahoro nigeze mbona. Ariko noneho gato cyane menye ko Yesu akiza, ndayabona. Nayabonye rero, ubwo biransaba kwinjira mu buhamya, ariko ni gato cyane. Ubundi intego nyamukuru ni ijambo ry'Imana, kuko niryo numva muri njyewe rititse umutima wanjye, n'ubuhamya nzabubaha, ariko reka mbabwire inyungu yo kuba umukristo.
ubwo rero maze gukuraho gakeya nuko iwacu barwana, papa harika mama, nibwo buzima tubukuriramo. turi abana 3, musaza wanjye na murumuna wanjye, abandi baratashye, tuzabasanga mu gihugu cyo mu ijuru. ubwo rero byaciyeho gatoya, ariko nari ntarakura, numva nishakira kwibanira na mama wanjye. ariko nyine abakobwa, nyine umukobwa iyo amaze gukura agaragara ari hanze, ubwo nyine n'abasore barihuta, ariko njye numvaga ubwo buzima ntabwo nkeneye. Tutarinjira mu buhamya nyirizina, turashaka utuganirize, ubwire abantu, wahoze uvuga uti amaze gukizwa nabonye amahoro mu mutima. Tuganirize mu nshamake, ni gute, ni iki kiranga umuntu ufite ayo mahoro? Ikintu kiranga umuntu ufite amahoro rero, aranezerwa, aritabira amateraniro, ntayasibe keretse arwaye cyangwa arwaje, cyangwa ari mu kazi kamuboshye akabayemo imbata yako. ariko ubundi ikintu kigaragaza ni uko wowe wumva ufite umunezero, buracya. ngenda ari n'igikara, niko mbonye Yesu mpita mba inzobe kubw'amahoro nabonye, nkaseka, amenyo yose nari nkiyafite. ubu murabona ko ntayarimo, ariko ubu nari nkiyafite. gusa ndashima Yesu yampaye umunezero, numva ndafashijwe, ubyambangamiraga nanjye ndabibangamira kubwa Yesu anshoboye. Urakoze cyane. Nubwira muri komite mfite amenyo ariko ntayo mfite. Ariko ni ngombwa ngo tubwire ayo menyo, turabona ukiri inkumi, uri umujene rwose pe, nta wagushyira mu bakecuru babandi bitwaza akabando. ndabona nta n'akabando witwaje. ayo menyo yaba yarakuwe n'iki ko tureba ukiri umujene? aya menyo rero ikintu cyayakuye, nanjye nagiye kubona mbona amenyo yanjye agiye ahongoka. ubwo navuga aho ari we, nabona vitamine nkeya, niko nabitekereje. ubwo n'abantu bakunda guha abana b'amabombo nayo yabigizemo uruhare. naje gukora ahantu kwa Rubangura, umugore yakundaga amabombo cyane, nuko akajya agura amabombo tukarya. nyuma yaho ngiye kubona mbona amenyo yatangiye kugenda ahongoka. ariko kuko nari mfite Yesu, ubwo nyine ntabwo wanagize. tubona abakecuru ba kera barashizemo amenyo bitwara utubando, ariko amakuru atubwira ko akenshi buriya abantu banywa inzoga cyane, abantu banywa amatabi cyane, buriya ngo basaza vuba n'amenyo agakuka. none wowe amenyo tubuze wamenye Yesu ufite imyaka 80 kugeza n'ubu aracyari muri Kristo Yesu. ayo mabombo bivuze ngo niyo yatumye yangiza amenyo yawe. Urakoze cyane. ku bantu tujye twumva amakuru, tutarinjira mu buhamya bwawe nyirizina. hari umwana cyangwa se umwana w'umukobwa ubana ufite ubumuga, yatubwiye ko uri mama we. wayikubwiye ko uri mama we. hari n'ibyo yatuganirije mu biganiro duherutse kumva. tuganirize ku mateka, cyangwa se utwemere koko ko uri mama wa Sara umuhanuzi abantu bakunda, Sara uvugabutumwa abantu bemera. tubwire koko uri mama we. Kwizera Sara n'izina Imana yamuhinduriye iransekeje kwini. ndi mama we, ni umwana wa kabiri. Tuganirize, reka tuvuge gatoya. ukimara kubona ubyaye umwana ufite ubumuga, situwasiyo wifashe gute muri icyo gihe? amahirwe nagize niya ndirimbo njye ndi umukristo nzahora ndiwe, yaramfashije nankomeza, kuko ntabwo byari byoroshye. ubonye ubyaye umwana, nabimenye afite amezi 4, kandi n'ubundi uwo nguwo wa kabiri namubyaye ntarakizwa. ni ukuvuga rero ngo nari mfite ikibazo, kuko maze gukizwa nararambagijwe, ndashaka, ndasezerana. hanyuma rero mbyara Kwizera Sara, numva namwita Kwizera kugura muririmbyi nakundaga. ngo kwizera Kristo bidushoboza kunesha iby'isi. Niki cyatumye nita Sara Kwizera. Sara nanone cyatumye turimwita nuko Sara yubahaga umutware we. noneho rero nukuvuga ngo ari sekuru. Uravuga Sara wo muri Bibiliya cyangwa? Sara wo muri Bibiliya.
nyine nicyo cyatumye mwita Sara, ni uko yari nyirakuruza w'abizera. Numvaga nanjye umwana wanjye agomba kuba nyirakuruza w'abizera. Tugaruke kuri Sara. Sara ni uwa kangahe mu bana b'abakobwa ufite? Aho tubwiye ko ari umwana wa kabiri, ngira ngo nimba atari wa gatatu. Ni umwana wa kabiri. Urumva uwabanje ni umukobwa cyangwa se ni umuhungu? Uwabanje ni umuhungu. Ni ngo Sara akurikira umuhungu. Ngo tuganirize rero, umaze kubona avukanye ubumuga, ubona mbese bwira wabyifashemo gute muri urwo rugendo? Papa we yabyifashemo gute? Tuganirize mu gukura kwe muri icyo gihe, mu nshamake kugira ngo tugane ku buhamya bwawe. Mu gukura kwe kwa kwizera Sara byari ibintu bigoranye ku muntu udafite Yesu, ariko kuko nari narasomye cyangwa baransomeye ijambo ry'Imana rivuga ngo abigishwa babaza Yesu, uriya mwana ko yavutse ari impumyi, ni ibyaha by'iwabo cyangwa ni ibye bwite? Yesu asubiza abigishwa ngo si ibyaha by'iwabo, si n'ibye bwite, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire kuri we. Ubwo rero Sara ntabwo nigeze ntungurwa cyane ngo numve biracitse, kuko numvaga ari imirimo y'Imana igiye kugaragarira kuri we. Nari mfite n'amasezerano muri ngo nzabyara igitangaza, uretse ko ntarinze icyo gitangaza icyo ari cyo. Ngiye kubona rero mbona noneho kwizera Sara nta kambakambye, ntiyonse, bise mbona bibaye ikibazo. Ariko mbwira Yesu, nzashobozwa nawe kuko ari wowe ubishoboye. Yenda atunguwe gakeya, ariko wowe ntabwo ugitungurwa. Ise rero abagabo mu nyumva, mwihangane, abagabo mukunda ibintu byoroshye bitabagora, mbese ibibagora ni ikibazo ku bagabo. Ariko yewe natekereje ndavuga ndi umwana wanjye umaze kumushaka, nifite uwo muhungu wanjye mukuru ari muzima yirukanka nta kibazo, ariko kuko nakundaga umutware wanjye nza kugira ikibazo ukuntu umwana we wa mbere agize ikibazo arwaye. Ndavuga nti Mana, waravuze ngo dushake tuzabona, dukomange tuzakingura, tugusabe tuzahabwa. Ndagusabye umwana wa papa Sara dore uko bigenze, umbabarire Sara ise ntazagira imbabazi zimuterura atazamenya uko ameze, kuko Sara ari umuntu yoroshye cyane, muterura akancika. Ndavuga nti nabona umwana wabaye gutya, nubona azagira intege nke, nubona azagira ikibazo, umbabarire ntazamuterura. Ubwo nanjye nakoze rero izamu, muryamisha muri salo nyine, aho kugira ngo naza ahita amubona, akageza akamusanga akamuga ati yewe shawu umeze gute? Buriya Sara ari umwana mwiza cyane mu maso, ari inzobe, yakuraga umutwe, ahandi hose ntihakure, ariko ndabireba ndabyihanganira kuko natangiye ndirimba ngo ndi umukristo mu bintu byose ngeze kuguza. Ubwo rero sinigeze ninuba, umva rwose ngo narinubye, na n'uyu munsi ntago ndinubira kwizera wanjye Sara, kuko ndacyamukarabya, ndacyamusiga, ndacyamusokoza, ndamukorera byose mbese nk'umubyeyi we, nk'umwana wanjye wagize ikibazo. Ubwo rero Imana yarabinkoreye. Imana irumva bene data, Imana irumva kandi Imana irashoboye. Akamurebera hariya nkabona ntamuteruye, ariko yakomanga nkavuga ni Imana rero dore araje, umbabarire ntamuterure. N'usengesho ryawe ryo kuvuga ngo ntaterure umwana, ntamuterure kugira ngo atabona uko ameze, ukamushyira imbere kugira ngo ahite amubona. Noneho tuganirize ubwo bwenge bwo gufata umwana ufite ubumuga ukamutega se, ariko ugasenga isengesho uvuga ngo ntamuterure. Ubwo bwenge wabuhawe n'Imana cyangwa se n'ibyumviro byawe byaje wumva wabikora gutyo kugira ngo atazamuterura? Gusa kuko nangaga ikimubabaza n'icyamugora kandi anderera umwana muzima. Gusa nabisabye Imana. Wabisabye Imana? Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo usaba uzahabwa. Imana rero naragusabye ngo umpe agakiza urakaba, none dore umwana wanjye uko bigenze, umbabarire dore ararira umwana wanjye muzima, atazagira ipfunwe. Sinashaka ikintu cyatuma agira ipfunwe. Nanjye yakomanga nkabona akagiye gukinga, ngo ni dore Imana rero araje,
umbabarire ntamuterure, umbabarire ntamuterure. urakoze cyane. Tubona Sara ari umuntu ugenda, tubona Sara ari umuntu uvuga. Tuganirize mu gukura kwe, yatangiye kugenda afite imyaka ingahe, ku buryo watangiye kumva wiremye n'icyizere ko uwo mwana ashobora kuzagira akamaro mu gihe kizaza? Ni ryari yatangiye kugenda ukabona agendesha amaguru ye birakunda? Sara yahagurutse byamenye kuhaguruka mbese ataguze, babita gutaguza icyo gihe. Icyo gihe yahagurutse afite imyaka 9, yataguze afite 9. Uriya ni umukobwa utaronse, ni umukobwa mu myaka 6 ntabwo yariye ntiyanywaga, ururimi rwuzuye akanwa, mbese ntabasha no kubona uko nsindagira ngo menema wende gakoma, reka da. Nyamara hari n'igihe katari no kuboneka, ariko nkavuga nibwo Yesu nyine azamutunga, kandi nkumva kandi koko Yesu yaramutunze na n'uyu munsi. Sara rero imyaka 9 tuba twagiye kwiga mu mahugurwa ukuntu dufata abana bafite ubumuga. Noneho rimwe nagiye kwa muganga ndavuga bose muganga mvurira umwana dore ko bimeze, ariko wabona uwo mutwe ungana gutya, izosi ntaririho, ahandi ntahari, akavuga ati buretse turaje. Nahuye n'ingorane zikomeye cyane. Noneho rero kuko nari mfite Yesu nta bikomere nigeze ngira, narababariye, ndababarira, ariko kugira ngo mbabarire abaganga byarangoye cyane. Narasenze Imana ndayinginga ndayivuga ngo Mana nyuzuza imbabazi, kuko rwose kubona uyu mwana nanajya no kumuvuza ntibamfate neza nabyo ni ikindi kintu. Sara rero mu myaka 9 baratubwira bati tuzabajyana i Gahini, nuko twiteguye kujya i Gahini nyine kumugoroza, ariko baragorozaga ko yari yoroshye, bagorora umwana amagufwa yahinamiranye, nge yari yoroshye, mbese yoroshye mu Kinyarwanda bavuga ngo ni umuhovu. Noneho rero koroha kwe nkabona n'ubundi sinze, nkajya mpinahina, ndundarunda mbwira Yesu ni ngwino, wazuye Lazaro, wahumuye impumyi, birema biragenda, bipfa amatwi birumva, ni nanjye. Nkabwira Yesu gutyo. Nuko rero bagiye kutujyana ahagurutse, umuganga nawe abibonye, njye narimo mpumuriza abandi babyeyi bafite abana bafite ubumuga, nimukomere nimwihangane, dore umwana wanjye nanjye ngeze mu mwitozo wo kwegama mu nguni, namwe rwose bizaza. Inke bivuga gutyo abarahagurutse, we yarambwiye ngo yumvishije hari ikintu kimubwiye ngo uhaguruka, aracyumvira arahaguruka, ahita aza gake, numva nkozeho gutya, ndamukebuka ndamureba, nturagenda muko, ati ndagenda. Uranavuga, ati ndavuga. Ningo komeza usuhuza abaganga. Muri make Yesu abanyirije umwana, nuko arakomeza aragenda, isavuye mu ivugabutumwa. Ndamubwira ko Sara yagenze, atariko mama Sara waretse ndabiza azagenda, ariko sinone niragenda. Sara kubitiro bwo muri saro, arahita yinjira bose n'umuvuga mututumwa bivanye kuvuga ubutumwa, ntago yigeze bamureba agenda, bikubise hasi bati tubabarire mama Sara we. Nuko Sara arakira, nuko ngira ibyiringiro, najya gushima Imana, ariko namahagarika akikubita hasi, bagaseka, baseka nubwo mwege musetse ntituri kumwe, ariko mwege mubabaye turi kumwe, muhumura azagenda, ntazagenda. Urakoze cyane Sara. Tuganirize, hari ababyeyi ubu tuvugana bafite abana bafite ubumuga, bakingiranye mu nzu, baba badashaka ko bagera ahagaragara, no muri salo bakaba batahagera, hari abashyitsi babasuye, ugasanga abana baragiye baba mu byumba babakingiranamo, kugira ngo hatagira umuntu umenya ko urwo rugo rurimo umuntu ufite ubumuga. Abo babyeyi bafata abo bana gute? Ni ubuhe butumwa wabaha muri kano kanya? Murakoze cyane, kandi rwose biragoye, biranakomeye kuba ufite umwana ufite ubumuga nta Yesu ufite. Ndabumva abari kure, abari hafi, babona mvuga ibingibi, umva rwose nta kintu nakoze cyane uretse Imana yagize neza, nanjye nkashyira umuhate wo kuyibwira ngo Mana wazuye Lazaro mu impumyi, ariko sinigeze mpisha umwana wanjye, ntago nigeze muhisha, ahubwo naramugaragazaga, nkamuheka, narajyaga kuririmba, nkazinduka kare, imyenda ye nkayijyana mu ntoki kugira ngo natererwa mwambika, nkamwambikira ku rusengero, nkamuryamisha. Gusa nta wigeze abona umwana wanjye
atari yahaguruka ngo agende kuko yabaga aryamye, kuko nabibwiraga n'abandi niko nabibabwira ngo atazambwira amagambo ngo bandangire imiti ngo bandangire ibiki, mbese ni ibintu byanjye nihereranye na Yesu wanjye, ndamubwira nti mva ikizava iwawe cyose nzagiha umwana wanjye, ariko ikivuye ku ruhande ntacyo nzaba umwana wanjye. Ubwo rero njye nagize ubutwari Yesu yampaye, sinivovota, sinagira ipfunwe, sinagira isoni, numva nyine ni mwarimu. Njye nahise mbona ari mwarimu uje kutwigisha, kubera ko niba mfite amaguru nkaba afite amaboko, nkaba ngira umushiha, nkaba ngira gute, umwana wanjye buriya nta mushiha agira, nta kintu na kimwe, ahora azi ko ejo n'ejo bundi azitamika. Ubundi yahoraga azi ko azagenda, ubu yaragenze, icya mbere yaragikoze, ubwo nyine icya kabiri yagikora aravuga, ubwo icya gatatu utegereje ni ukwitamika no kwikaraba, kandi nabyo numva bizaza. ubu tuvugana akoresha ibirenge akandika, ariko yatubwiye ko hari n'imirimo yo mu rugo abasha gukora. Mama Sara, tuganirize imirimo yo mu rugo Sara abasha gukora, nawe wahajya ukabona hari uturimo yakoze, ni nka bwoko cy'ubu ngubu uvuga uti umwana wanjye ndabona yakoze utu turimo. Icya mbere Sara akora ni ukumuhumuriza. Buriya ni umukobwa umuhumuriza cyane, akajya yabona agiye guteshuka gakeya, ndi umuntu, noneho akavuga ati ariko wari uzi ko nzagenda? Ni oya. Wari uzi ko nzavuga se? Ni oya. Ati si ibyo ni ubusa tuzi, akanturisha. Icyampagayikira ubwo ni igiki? Abana bafite ubumuga kuriya ni ukuvuga ngo bahora bakora mu mvuma, igifu cyabo gihora gishaka kugira icyo cyakira. Noneho singira amahirwe kukibona rero nk'uko numva umutima wanjye ubishaka. Noneho bigatuma mpangayika, nkumva umutima wanjye, kandi noneho najya kwa muganga bakavuga bati uyu mwana imbaraga ze nuko aba yanyweye, nuko aba yariye, nuko aba wamubwiye neza, mbese ibyo nibyo ugomba kwitaho. Mwumve namwe kubwira umuntu neza rero, murumva ko utari mu mwuka ntabyo washobora. Ubwo narwaniye guhora mu mwuka rero, nkora mu mwuka, ibyo nakundaga byose nsa n'ubiparitse, ibyo mbese ndaparika, ubundi mfata gukunda umwana wanjye, ku buryo na musaza we hari igihe yavugaga ati nuriya niwe mwana kandi ninjye mwana, ninjye bucura. Ariko ubu noneho narahinduye, ndimo kubabwira bose ko ari abana. Uriya mukobwa, uriya muhungu, mbese kuba umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga, kunda umwana wawe ufite ubumuga, ni wowe maboko ye, ni wowe rurimi rwe, mbese ni wowe byose, umwibutse ko ari umwana. Nubwo atavuga ariko aba abyumva. Sara yarabyumvaga utwo yumvishe twose, ubu uyu munsi aratunganiriza. Kandi nabivugaga mukangura, nturashoboye mwana wanjye, humura, nubwo uryamyeho kenshi, ejo bundi tuzatemberana. Mbese nkajya mwibutsa ukuntu mwibutsa nawe jya umwibutsa, umuganirize, umuhe umwanya, iminota 2, iminota 10, uko imbaraga zawe zingana, ariko wumve ko nawe akwiye guhabwa umwanya. Uri bariya bana nabo babwira uti nyamuneka muri umuntu wanjye cyangwa mukuru wanyu mumwiteho, mumuhe umwanya, mumenye ko nawe ashoboye. Nubwo atabasubiza ariko ubwonko burakanguka. Ibyo ngiye nagize amahirwe rero mu nkuru nziza nabo bagiye babinyigisha, no gusenga Imana kandi ikajya inyongereramo ibindi bintu simenya aho bivuye kubera Imana. Gusa najya nkubwire ngo uharanire kuba umukristo, kandi uharanire kuzaba we kugeza umwana wawe Imana imuhagurukije, cyangwa uko ishaka ariko ibigenjeje. Ntawe umenya ibyo Imana ishaka, ariko yo ibibizi. Nawe wejye ukora inshingano zawe nk'umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga, bigira ipfunwe. Abana b'abakobwa babyiruka akenshi bashaka gukubura, bashaka guteka, bashaka gukora uturimo tworoheje two mu rugo, utwo turimo. Abana b'abahungu bo bakura bashaka kubaka utuzu, ugasanga mbese tubwire mu biranga Sara mu buzima bwe, n'iki wabonye ubona ashishikarira gushaka gukora mu rugo iyo atuje? Ubona ari iki yumva yahita akora mu rugo aho ngaho? Abwira abandi bana bakaza bakamwegereza amazi, agafata nk'imyenda ye akafura,
akaba abana bakanika cyangwa se akababwira nimukure hariya biriya bintu mu nzira bakabihakura, toza abandi bana gukora isuku, ibyo adashoboye hari ukuntu yegama no ku nzu agakoropa, mbese Sara yumva nawe yakora nk'uko twese dukora, ariko ntibize vuba, ariko ubundi yumva umurimo we ari ugukora akazi kose anezeze mama we, mbese ikintu cye aba yumva yanezeza mu bintu byose bibaho. Ubwo rero hari ukuntu yegama akakoropa, umwana akamwigiriza itoroshi imbere akongera gutyo yegamira intebe, mbese uba ubona afite ipfunwe nawe ryo gushaka gukora gusa imbaraga zikabura. Ariko nagira ngo nkubwire ngo yakora atakora, umwana wanjye umureba mba mbona ngewe ari Yesu mbana nawe mu nzu. Ubushize yatubwiye ko yigize kugerageza guhata ibirayi akoresheje ibirenge, atubwira kuntu mbese ajya agerageza gushaka gukora kugira ngo byibuze agire imirimo nawe yakuruhuraho. Icyo gihe abantu barasetse bati ese koko ibirenge byabasha guhata ibirayi? Tuganirize uje ugasanga Sara yahatse ibirayi ukuntu wabyifashemo. Nabuciye mu ijambo, nyabugenge n'ubugenge bwayo, maze yigeze no gusongera muri umuntu w'ubugari akoresheje ibirenge rwose, arasonga bararya. Ubwo nari nagiye mu materaniro ndaza ati twariye mwariye iki? Ati ubugari. Ninde wabusonze? Ati ninjye. Wowe utayitiriga? Ati birenge. Ati gutya arabinyereka, nuko ubugari ndeba isafuriya yabusonzemo nsanga nyine yasonze bariye ibirayi, nyine arabihata cyangwa se akashyiramo umwuko akabironga, umwuko akawufata mu mano akaronga. Reka kwizera wanjye urakoze cyane watubwiye ko abakozi kari kugufasha, wumva waririmba. Reka tuguhe umwanya kugira ngo nitumara kuririmba dusenga Imana tugezeho ibyo wumva ushaka kubwira abakunzi ba Sara Rwanda TV. Ubwo tuguhaye akanya kugira ngo uririmbe ya korasi wumva iri kubyigana ku mutima wawe. Kwizera Sara Rwanda, abakunzi be, inshuti ze, Imana ibaha umugisha. Njya mbona ukuntu mumuhamagara, njya mbona ukuntu mumukurikirana. Imana izabaha umugisha, Imana izabaha ubugingo buhoraho, kandi mbifurije ko tuzahura no mu gihugu cy'isezerano. Ibintu nimubyumva mujye mubyumva mubishyire mu bikorwa, kandi rwose pe ndabakunda cyane kuko munkundira umwana. Ubundi njya mbwira abantu nti umuntu nkunda nkundira Imana, kandi umuntu nkunda nkundira umwana. Ngewe mba numva nta kintu kibabaza umukobwa wanjye. Ubwo rero mfite indirimbo ijya imfasha ivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Bagabo bazi Imana muzakomere, nimumara gukomera mukora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Bakobwa bazi Imana muzakomere, nimumara gukomera mukora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Urakoze cyane, utubwiye amagambo menshi kandi meza, kandi ni amagambo akomeza abagenzi bajya mu ijuru.
nibamara gukomera bazakora ibyo butwari. Kandi tugusabe usenga Imana noneho ukomeze utugezeho icyo Imana yagambiriye yacize muri yo kugira ngo uze kutugerezaho. Imana igumugisha. Senga Imana, Imana igushoboze. urakoze data wa twese uri mu ijuru, turagushimye cyane ko waturinze mu gitondo cyose, waturinze ijoro ryose, none utugejeje kuri aya masaha tukiri imbere yawe. Haleluya, haleluya. Nyiringabo Imana, ndagushimye, mushimiye ko wateze amatwi iki kiganiro, mushimiye ko waza kugikurikirana. Izina ryawe rishyirwe hejuru, buri wese agire guhumurizwa muri we, kandi yuzure imbaraga zo gukomera mu rugendo, kuko turi mu rugendo rujya mu ijuru. Abenshi ijuru batazi, batanasobanukiwe, ariko ijuru rirahari, ijuru rirahari, kandi abazarijyamo nabo barahari. Nawe nkwifurije ko tuzajyana tukagera nayo, tukaruhuka imirimo n'imihate byo muri iyi si. Abagabo nuko niko mbingingira, abakobwa, abasore, itorero ry'Imana niko ndyingingira. Mwami Imana yacu, ubwo nkiri imbere yawe sinabura kwibuka igihugu cyacu ndetse n'icy'abaturanyi. Buri wese yumva ijambo ryawe rimugirire umumaro kandi rihumurize umutima we. Izina ryawe rishyirwe hejuru, imbaraga zabo zigota ubugingo bwacu, kandi batarakumenya ubaye kukumenya. Urakoze Mana, ntabwo ari twe aba ari wowe. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana igumugisha. Watangiye utubwira ku buhamya bwawe, ndumva ubuhamya bwawe, ariko kandi uvuga mu nshamake. Ndashaka wongere utubwire mu buhamya bwawe iki cyatumye wumva wakizwa mu buzima bwawe, ukumva icyo kintu kiguteye gukizwa mu buzima bwawe ugahinduka. Ni iki cyatumye ukizwa? Mba njyewe rwose cyatumye nkizwa, njyewe nari nakomejeho gatoya mvuga ukuntu ntigeze ngira umutekano cyangwa ngira ibyishimo ndi mutoya, kubw'imibereho nari ndiho, nari navukiyemo. Ariko nyuma yaho kugira ngo mbikoreho neza, nabonye Yesu, nababwiye ko umukobwa amaze gukura nyine gake, njye nari nkuze gake, ariko ntabwo nari nkuze cyane, kubera ko nari nkishaka no kwibanira na mama, numva nta bindi bintu bindeba. Ariko noneho umusore ndambagije, ndamubenga. Abakobwa murabizi, uwo wabenze nyine iyo udakijijwe uranamutuka ibintu byose ukabikora. Ariko njyewe rero n'ubundi nari ntarakizwa icyo gihe, nakoze ibishoboka, ariko nyamara nubwo nabikoze nkanamubenga nkanamuhakanira, ariko burya Satani nawe afite imbaraga ku bayo, bakorana nabo. Ntabwo afite imbaraga ku mukristo, ahubwo afite imbaraga ku bantu akorana nabo batari abakristo. Nuko aravuga ati urambenze, ntiyego, arataha. Ariko atashye nyamara, bene data, nshuti z'umusaraba, nari ntaramenya Yesu, ariko mbona mfashe umwenda ndiyiteye, bwira murumuna wanjye ngo ndagiye, mubwire mama ngo ndagiye. Uko nguko niko nabivuze. Arambaza ngo ugiye ngiye gushaka umugabo da, kandi namubenze. Igikuru muri byose namubenze. Ariko nyuma ngezeyo, ubwo ndagenda ngeze nkase, mbona imbere yanjye yantegereje nk'uwari uzi icyo yakoze. Yarazi ko nyine ubwo ngiye kwambara nkamukurikira, kandi nari namubenze pe. Ariko nshima Yesu wandinze akankomeza mu bupfapfa bwanjye, akangirira neza, sinapfa ntaramenya ko Yesu akiza. Muhaye icyubahiro, iyo mbitekereje numva nguwe neza. Noneho ubwo turagenda mu gitondo, naje gukanguka, nagiye nkusinziriye, nkanguka mu gitondo, nuko namwe ngo murabyumva. Ariko mbwinda mureba, ndavuga nti nubwo ntazi uko naje, ariko sinshobora gusazira hano. Aramwa muzabwira utese, ndabwira njyewe uko naje sinkuzi, ariko nanjye uko nzagenda ntuzabimenya. Mu by'ukuri nta kintu nishingikirijeho, ni ururimi rupfa kuvuga, ariko Imana yo yabishyize mu bikorwa yo kabyara, irabinkorera. Nuko 2 na 1
mba ngiye iwacu, mba ngiye kubyara wa muhungu nababwiye, ngiye ndamubyara arataha azana igitoki ngo ni guhemba. Nuko nyuma yaho rero byihutishije cyane kuko ni birebire, mpagumye noneho iwacu, noneho yaza hariya hepfo yahamagara ngo Tereza we nkitaba, nakwitaba ubwo nyine nkaba ndagiye, nakubwira iwacu ngo ugiyeyo, reka da, nkafata umwana nkahita ngenda. Ubwo rero nabikoze igihe kirekire kandi kinini, ntabondera amasaha yo kubivuga no kubirondora, gusa icyo mbabwira ni uko Yesu afite imbaraga zo gukiza umuntu yaremye. Yesu afite ubushobozi bwo gukiza umuntu yaremye. Yarandinze arankomeza, ariko nyuma yaho numva kumwitaba ngo ngende nabyo numva ngize ikibazo. Nari umupagane ariko nsenga mu Gatolika, rwose nta kibazo nsenga mu Gatolika, ariko nta mbaraga nari mfite zo kunesha uwo mudayimoni, nitabaga agahita ntwara. Nuko igihe kiragera rero, kigeze aragira fata umwanzuro wo kuguma imuhira. Fashe umwanzuro wo kuguma imuhira, arongera arampamagara, ampamagaye ndongera ndagenda, nagenda ariko nkagerayo, ariko yareba hirya nkataha. Ibintu nk'ibyo iwacu bati uzabage wifashe.